Ari abantu benshi bakunda kuvuga ko n'umusaza wishe mu bana. Ubwo nyine bazatubwira niba ko kari byo. Ubundi numvaga ngo ikigali ngo umuntu abadakora. Byajya ariko naje gusanga bo bavunika. Abanyakigali bo abantu bambere bavunika. Ni dore iyi comedy nizo zingejeje muri Kigali nawe uzapfe nahageze. Hoya nyine ngiye sinzi impamvu nyine mba numva nyine naba prod y'abakobwa cyane. Njyewe nyine impamvu niyo nkunda impamvu nyine nkunda abakobwa cyane. Nakuze nababona. Umukobwa mwiza bita Joyeuse. Isogoro. Mujyanye nko muri Miss Rwanda. Nyine no watsindiye igihembo cy'ububi. Baze ko mu bana papa afite ari umukobwa wenyine urimo. Na umukobwa wenyine urimo. Mbaye ikaze kunza Big Town TV nkuko bisanzwe nanya basuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza muri mwese Interslim Jesus Mungu wa mbere itonda ku isi umunsi nkanzanye n'umusore ngo witonda. Ono umusitari yarabiciye biracika. Umusitari nirajya. Umusitari nirajya. Umusitari nirajyaho. Ubwo bivuze iki? Nyine ndacyari umusitari. Uracyari umusitari. Uri ntago irajyaho. Harabura iki ngo yori ijye hose. Arabura abantu. Abaye bantu nkabangahe? Ntabwo nzi urugero rwabo. Ariko nyine arabura abantu. Ako si urebye mu rugero rw'abantu bagukunda ari abahungu n'abakobwa. Ubona abenshi bagukunda ari abana. Nkunda kuvugana n'abakobwa. Sinjya nkunda kuvugana n'abahungu. Ku myaka ingahe? Ni ibanga. Ubu ngubu ku myaka yawe ukunda kwivugana n'abakobwa gusa? Nkunda kwivugana n'abakobwa abahungu mba numva ntacyo bambwiye hakizima. Ubuse abakobwa ubona bazakugeza kuki? Kuri byinshi bitandukanye harimo ko siri murumva mutari kuvugana ibizima. Yegora urongeye tutari kuvugana ibizima. Hoya nyine ngiye sinzi impamvu nyine mba numva nyine naba prod y'abakobwa cyane. Yego. Ubu nguri kumva ko yangane nanjye yagana n'umukobwa Marayika. Umukobwa ahubwo muri kumwe tukaciringa n'iki n'iki. None se hajye gaga bamwita ngo bakwita Kanyusi. Kanyusi imyaka ingahe? Hagati ya 17 kumanura. Ubwo no guhera kuri 17 kumanura. Okay ya. Chuzinga hagati muri yo nyine. Unari fotoje nzayifata nyine. Nagize isoni zo kujya kuyifata. Ko bafata imyaka oya ntago nagariyo. Ni wamenya ngo ni iyi. Asundi ubu ngo ufite ID wowe? Oya sinayifata. Nagize isoni zo kujya kuyifata. Najyaga nkubona nkabona uri nk'umwana ufite nk'imyaka 12 pe. Nako nubundi garagara nk'umwana. Aho nubundi ndi umwana. Wumva bitaguteye isoni? Isoni ziki? Bose nubona prod y'imyaka ye. Ntago muyizi wasanga ufite n'imyaka 9. Urayizi? Wangize ukayigira myinshi. Aha. Kanyu? Hanyuma se uyu mwaka uri kubona gute rero? Umwaka ndi kubona ntago ndabona neza. Kuko hari ibibazo byinshi. Ubona uri kumbira amasomo maragenda gake gake kandi banumva twakigira muri gake gake. Banumva twakigira muri vacances. Ese undi barateganya gutsinda. Ngewe ubwenge nzi. Akareka. Ngemwe gishize wabaye wakangaye Kanyu. Ntago mbizi. Ntabwo afashe. Ubu ngubu nyine nayifashe like ejo bundi mu gihe cya mbere. Wabaye kangaye? Mu 10 ba mbere. Wiga mu wakanga. Utajya uvuga ibintu ngo bivuge. Ese ngubwe ngo nawe munani ngubwira oya. Okay. N'amanota wagize n'abana biga muri. Na twaratsizwe cyane nyine class yacu. Urumva nagize amanota 60 mu 10. Wiga makangahe? Mu kabiri. Secondaire? Baratsinzwe cyane class yabo. Twaratsinzwe cyane. Kuko umva mbere yagize 80. Izindi class 85 kuzamura. Ubundi se ni byawe ugeze ujya amanota menshi. Jewe se niga mu wa 4. Ntago nzi ngo nagize ngaho ariko nzi ko nabaye umwanya wa hafi, umwanya wa kabiri. Niwo mwanya meruka. Uzi umwanya ahantu natsinzwe cyane se. Niga mu wa 4. Mu wa 4. Igihe cya mbere nabaye wa 6, icya kabiri wa 16, icya gatatu wa 30. Nagendaga nzamuka nyine. Urumva ko nahinze ubwenge, nagendaga agira ubwenge bwinshi cyane. Ari gutera imbere kabisa. Kuko urumva ubundi reka mbwira abana kera nyine umupeti numvaga umuntu iyo yagize umwanya wa kure ari nago wazi ubwenge. Urumva nawe nari kujya imbere. Aranaga kujya imbere. Ikibazo rero gihari abana b'iki gihe basigaye bishora mu bintu by'inkunda bakiri bato. Ukabona nkaye Kanyusi ahantu wiga kandi ufite nk'umukobwa mukundana. Wanjye ntago umukobwa dukundana n'umunyarwanda. Ukundana n'umukobwa wahe? Umuntu mu diaspora. Reka. Umu diaspora wawe? Ubwo se umukobwa mukundana afite imyaka ingahe? Nibanga nawe nyine. Warifashe gutyo uramutereta uti rwose. Mwahuye mute rero? Twahuriye ku mashusho media. Ku mashusho media? Ubusokoresha Instagram.
arakwandikira na Facebook ya afite imyaka ingahe we nabona guhera kuri 17 kumanuka murakundana turakundana ahubwo tuzanakora ubukwe nko mu kwa twabipanze muri 2030 uva ko nyine biri kubuza bizaza amabanza urukundo rwanyu rufite intego mana ubona ko utangiye gutuma n'abakobwa bakuze bafuha yari yamunze nawe ese ngo ufite umukunzi aragiye wibabara nakwemera nawe yego ukabatendeka oya nyine tugakundana ari babiri nka sister wa Gasikire twarakundanye bose mushiki wa Gasikire mwakundanye muteze twakundanye nyine sosiko twari tuturanye kera se we na Gasikire twarakundanye Gasikire ngajya mutamo ubuceri akamuza nawe tugaciringa twimutse rero leta bizima ubuse Gasikire ubona ko ngo Gasikire amwishyuraga amafaranga akaguza na mushiki na sister we nyine tugateretana mugateretana ubwo amwishyuye nkangahe ntabwo nanzima nawe harige namutagamo buji ubiswi kumva abana bagikunda utuntu abo twese twarakuze wabonaga mushiki wa Gasikire ari mwiza ni umuzungu se ntabwo uramubona ni umuzungu ni umumetisi mana umubonye nawe wakwifuza gukundana nawe reka hasigaye anyemera kera nywa mu cyaro yaranyagaga ariko ngo ntabwo bikikugora akarakara kasigaye avuga ati cyaje uzishyira nyine cyangwa ko nari meze mana we ntinjabye ubu ngubu rero waje i Kigali ariko none ubwo uri i Kigali uri kubona none ubuzima bw'iki ubuzima n'undi bwa social media sibyo nk'uko mu cyaro wakundaga Gasikire iki muri iyi minsi ninde mukobwa uri gukunda abakobwa asona kuri social media abakobwa mubona kuri social media ni ndera bose nibakurega n'abamama ese ngero nta mwana uri kuri social media iriho nta n'umwe barahari ariko ni batonya abakobwa batoya uriya mukobwa bita Kiri wa Nyakso okay navuga ko ni umufanizi we ntabwo amukunda se oya ni umwana akana k'imyaka mani uri arenze imyaka 9 ni nkuko nawe tubona ufite 9 ntabwo ubona ko ni umusaza ese uzi uri abantu benshi bakunda kuvuga ko ni umusaza wishe mu bana ubwo nyine bazatubwira niba ko kari byo genda cyara umwana mani ubwo mu reka numva undi mwana w'umukobwa naho undi mukobwa ari umukiri mutora naho undi mukobwa ukiri muto oya undi mukobwa se unindera abana barashize mu Rwanda nabiyongoza bagakundana bashuga mami nanjye ko mubonye uriya reka hoya bashuga dani tuba wakifatira shuga dada gufata shuga mami shuga dadi ntiwafata shuga dadi ubwo byose twagereranye ubu ngiye kubera nakora kuvuga n'abahungu cyane n'ubwo nakifatira umumama ubwo wakifatira ni inkuru ariko ubwo ni umumama nyine umumama twenda kungana yesu we umumama mwenda kungana ko afite amafaranga ariko rega icyambere n'amafaranga mwana cyambere n'amafaranga se kuki ukunda amafaranga cyane ukiri muto kuko nakuze ntayabona wakuze utabona ufite ku myaka wavuga ngo wakuze ngiye kera nyibona nese ni gute uvuga ngo wakuze utabona kandi utarakura ni cya kibazo babambwira kumva mbona ndacyari umusaza yica mu bana okay ngiye kubona amafaranga so navuga gute amafaranga ngiye nakuze nyine ntayafata mu ntoki to wakuze utabona amafaranga njyabuze amafaranga menshi nafashe nyifite nk'imyaka 1000 uzi nkikibona naraserebeye mwana amafaranga menshi yafashe ubu ngubu se kugeza ubu maje amafaranga menshi maje gutunga nanga sinayabona n'ubwo nafashe ku mafaranga uyu munsi n'ejo nzafata kandi wenda bizaterwa no ku ishuri nzafata n'inyo kubishyura amafaranga afatira ubu n'igisiga wishyura ishuri akareka ese ishuri se wishyura ishuri wiga he niga Kicukiro bishyura ngahe okay njye ngubu ejo nzajya kubishyura 50 ejo kwa gatanu nawe yabaye umunsi ariko nzayabaha ejo 50 ukora umusini ukora iki ina comedy zivamo amafaranga 50 cyane ntabwo bizi se gutereka abana banjye nanjye mbajyane muri mwe ahubwo ugira abana banjye nanjye mbazane bakina bazane ufite abana se ndabafite bane shaje bana nashaje shaje kugaragara nk'umwana abana bane Rwanda niho shaka kangiye ukiraho kugabanya abana kuri waba ushaje cyane none se ubwo ngubwo ukina comedy ku myaka yawe 17 ukaba ufite ubushobozi bwo kubona amafaranga yo kwishyurira ishuri ariko nanone hari abantu bavuga bati ntabwo ari byiza ko umwana nkawe ajya mu itangazamakuru usaba abantu se ubona ababyeyi batarakoze amakosa kuzana ababyeyi banye wapi
cyambere na mafaranga bro Uguze uko- ibaze niba ari kwereka nkwereka Icyambere tutabaho si nawe kwereka amafaranga. nkwereka mu rugo n'urugero na mafaranga afite yo kunyishyura ishuri nzarivamo kubera na mafaranga none ko baranshyigikiye ntabwo ngiye gukina ibintu bibi ntabwo ngiye gukora iki ngo tujya tubona ariko urongoroka n'abakobwa wowe ibyo ngibyo byararangiye bro aho ngo nsigenda umwana witonda umwana uki ese ntabwo abonye ko afite impanga yanjye nsigaye nyine n'impanga yanjye kumva nyine ntabwo ari ibintu ibyo ngibyo byari bya kera bro baratubujije nyine leta yabigiyemo leta yabigiyemo iravuga ati ubu nguri gukina comedy he kuri Smart Guys TV nyine n'abantu bamaye birakanagiye hose nkabikoma kubona ibiraka ntabwo bigoye ubu ngubu akara ko ntabwo bigoye okay ni fresh ntari bito so ubu ngubu rero umaze kutubwira ko nyine wowe ku giti cyawe ushobora kwiyishyurira sibyo 150 byabifunze ariko nubwo ushobora kuba utubeshya ntabwo mbabeshye seriye mwana mbaba ari mu deni ngenda bwishyura gake gake n'ugendo ahubwo wenda ibyo ngibyo byakujya kuvuga ngo urahita uyishyurira rimwe biba bigoye cyane sibyo hanyuma se nk'abana bakiri batoya nawe koko iyo urebye wenda ibintu kintu ubona ari ikintu bakwigiraho cyinshi cyane kuko nyine urumva batwara amamere bavugaga ngo nyina ntukananka ibintu binga abana banjye gusa nabereka video zanjye ese wazabihetse kuzibereka kurajya ubundi rero ntabwo babizi natwe tuba turi gushaka amafaranga bro ni dore iyi comedy nizo zingejeje muri Kigali nawe uzapfa nahageze ubwo zinzi muri Kigali ubundi reka mbwira abanyarwanda nyine nako abantu muri rusange ukuntu tumeze umuntu yifuza ikintu cyagerwaho akifuza ikintu ye nyine umupeti nifuzaga kuzaba muri Kigali numva ari nyine isi ye nyine nabaye nta kindi nasaba ariko ndifuza kuzaba nka USA kandi bizabaho nyine nabyo bizabaho Imana izabimfasha amakuru ya mama wese yarameze neza nawe aho mu cyaro niho aba yibereye jya umwohereza amafaranga oya ntabwo atari menshi ntabwo yabura kumubona ko ari ubundi isi umuntu avuga gute n'ubundi nawe arakora ntabwo ese uvukana n'abana bangahe ubundi njyenyine mu rugo kereka kwa papa ni nka 7 tu kwa papa ni 7 ariko kwa mama na papa ni njyenyine uburo wa kangahe njyewe se baze ko mu bana papa afite ari njye mukobwa wenyine urimo nawe mukobwa wenyine urimo njye umuhungu wenyine urimo yego abandi bose ni abakobwa mpamvu wajyaga gutereta mushiki wa gasi njyewe nyine mpamvu nyine nkunda abakobwa cyane nakuze nababona rero mu gihe mbabonye reka mbafatirane dukundane twese twishime nyine nk'abana muri kubarongoroka njye ntabwo nyikora uru ya kangahe mu babo bana se kwereka numva ndi nwa kabiri tu mukora papa afite umukobwa mukuru wabyaye ubwo numva ndi wa kabiri abandi bose n'abana nta nubwo mbazereka njye ngenda mbumva gutyo nuko ngo ngiye byari bincanze ukuntu ari wowe uvukana ari we mwana wenyine kuri papa wawe na mama wawe urumva ariko akavukana n'abana 7 bita nibaza se abo bandi bavutse bate kandi abana bavutse kuri gira Manumve kuri Manumve nyine bababyeyi b'ibirara nyine suna bivuga gute bakunda abagore cyane hanjye sinzamukurikiza bakunda abakobwa ni nakuze nabona ubuje gusa papa yangu akunda abagore oya ese hari umugabo udakunda abagore ese yagiye gushakana na mama badakundana ese ngiye kunda umuganga n'abakunda kandi ufite abana bane n'umugore umwe none se bakunda none se uri kuvuga ngo papa yangu yakubyaye kuri Manumve oya nyine yamutse suna bivuga gute okay bari babyumvikanyeho barambyara ubwo rero yagiye mu bandi gutyo ku ruhande abana ni ba Manumve simbizi kuko ibibazo ko muri abo bose nzi mu mwana umwe umukobwa mukuru muri abana basari muri numva ngo yabyaye impanga nanjye niba nzabyara impanga se papa na mama se barabana barabana ako ntabwo babana n'abo bandi babana ku ruhande abandi bana bo ku ruhande ukaba ari wowe wa kabiri nawe undi muvandimwe wundi uba iwanyu reka papa na mama nyine papa wakora iki papa ni umukanishi mama wakora iki acuruza hariya ngo utuye hano Kicukiro oya iwacu se Ikibungo bana Ikibungo tujya tuhatinya nanjye uzajya uninya yego hasi ni nk'izo story abantu ni nk'ibi bintu tujya twumva hari ibintu iyo umuntu uvuze Ikibungo hari ibintu abantu bahita batekereza ni ibintu tujya dutekereza kuri Ikibungo bitari ibyanyabyo nk'ibintu cyo kuvuga ngo abarozi cyo kuva nabo basi bandoze ariko mama baramuroze hano ntago bahaba ako ntago bahaba nyine ubwo sinzi aho bamuroze bavuye bamuroze yose niba narakuriye nagize imyaka 12 nyabo
ariko si bandoze 13 14 urumva ko rero mu barozi bavuga simbazi ariko nyine numva ngo baraba mu banaroze na mama nyine na papa tu n'umuntu ujya gatoro kuvuga ngo dutaronga iki barumva ngo ujyana ku gataro se oya ariko hari waduciyeho oya hano agataro ngewe nabyumvishe ngo gusikara agadoro ngo gashaka gaciyeho nyine twari turi kugenda ninjoro bwije ngiye kumva akantu ngo cyo gashaka ari agataro nyine ikintu utabonesha amaso yawe nanjye navuga ati ubwo wazafata umwe nka ugenda wongana ariko ganya ese ubwo gataro story ya gataro umuntu agenda go gataro natwe umuntu ari kugenda ku gataro nyine atambuka kubona gutya kari kugenda nyine akagucaho kabana gusuhuza nanjye niko nabyumvaga ariko nibara nyine ngiye cyaciyo ni wapfa kukibona baravuga ngo we gusikara gataro bro niba ariko baravuze agataro nagaruka hano gataro suswa ari udutaro nyine abantu bagira ngo wari nijya barake dore umwe yungu y'umukubuzo ngo yicira akagenda avuga ati nanjye umunsi umwe nzagenda babagiye gutarasa abari gutarasa abandi saa sita za nijoro bari gutarasa ninjoro nibwo akunda kugenda ku nagura se nagogeze kumva sitanize ukuntu umuntu nyine bamubyutsa bakamuhigisha ijoro ryose ngo ari gushaka wahingisha nyine ari gushaka wahingisha ukabyuka ugasanga amaguru asa nabi hari ibitaka n'iki hari umuntu se byigeze kuba uzi oya gusa naramwumvisha warabyumvisha ariko ntago wamubonye rero niyo mpamvu Kibungo nemera ko aburozi usibaje mu Kibungo ngo niyo abo baroga yata kubwira ikirehe ubwa Kirehe bava Tanzania baza ko kirenga ibintu byicuruza ariko kintu kagenda ugasiga amafaranga kikanakugaruza hanyuma ko twe dutinya iby'Ikibungo mwarakuze nyine nuko natwe dutinya iby'Ikirehe abantu yoze Kibungo buriya ngo no umunyakibungo ni nkuko nanjye navuga ati uri wanyine wanyine nje ni Kigali ari umukiresha Kigali yabiki amataje amataje n'amafaranga undi numvaga ngo Kigali ngo umuntu abadakora byajya ko naje gusanga baba bavunika abanyakigali n'abantu bambere bavunika waje gusanga ari kubera Kigali no kubera mu cyaro wabahe uri umuntu ukuze aba Kigali ufite amafaranga ahagije nayarira Kigali aya ese wajya kuba mu cyaro imbwiye kukurikiye yiki mugiye kubura umukire mu cyaro ukazajya wirirwa ugurira abana bo muri quartier oya naba Kigali ukaryoshya ukajya mu hoteli zo mu cyaro ariko cyaro wazazana imvuje wazazana imyate inzina Kanyusi kandi mu cyaro ariko mu cyaro bibaze ko wiswe Kanyusi mu cyaro nyine wabuze imavanye Kigali ukubera iki amera gutuwande twashaje yego ahitangita Kanyusi niyo mpamvu wiswe Kanyusi wakwise wakinaga umupira gwambaye Nyusi ikibone cyashaje kimwe ubona ko cyarariye koko kinuka kubi ngatavuga ati ari Kanyusi umwana agakweto rero ni hino papa se kutiswe gakweto duko nyine si unavuga gute papa kera kiri umusore yambara gudukweto twadanje abize mu cyaro y'umuntu yambara neza bamutinya batamwita gakweto rero araze nagakweto birangira nanjye rero none ngiye ubwo nazanyemo innovation yanjye kwambara inkweto zishaje yatanyita Kanyusi mwene gakweto Kanyusi muhungu gakweto hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo hari ukuntu yavuga yivuga ibisekuru umuntu akivuga gutyo ubwo nawe mu bisekuru byawe nawe ujya uvuga ngo ndi Kanyusi mwene gakweto ni Kanyusi mwene gakweto mu gihe sura ko ngiye ibisekuru byawe hari uko ngo ni okay kambwire ari umugabo bambwiye niyo mpamvu nyine nanjye kubera ko ndi mugufi sinjya niheba umugabo witwagaza akayo yangana gutya uwo ngo nyine bajyanga ngo niyo nakurikije kubera ko ndi mugufi ubwo ni mwene gakweto ko kwaza akayo Kanyusi mwene gakweto mwene zakayo nawe se wabonye ko ndi mugufi se papa ni mugufi oya papa aranduta warakuruta bashiki nako murusha ikirenge uswe na Sherwa ninde muremure asundi Sherwa mwari mwahura cyane no kuvugana kuri social media gusa oya ntabwo turahura ariko nyine tuzayipanga duhura wumva ni muhura bizaba bimeze bite tuzasabana umwana muto natangiye ko guhasashya tuzishima nyine okay twapanze 2030 kandi si kera ari imyaka ingahe 6 mani mbese nimba atari wangu Sherwa abamusheje US oya nyine okay ngewe twashiri benshi arondu beje na USA arondu beje na USA no mu Rwanda dufite umukobwa mwiza umukobwa mwiza bita Joyeuse isogoro umukobwa mwiza uri muzufasha nko muri bameze okay umujyanye nko muri Miss Rwanda
nyine no watsindiye igihembo cy'ububi fo kubera shamana nawe ntukashyire imana ntabwo ubona abakobwa beza ibaze ugiye muri Mr Rwanda wowe nanjye natsinda igihembo cy'ubugufi mubwiza se ndi mwiza rega nabona ni bogari maze azo umusista wagashyikira kuba sigaye avuga ati cyane nawe kakubona umuhungu mwiza kera nanjye nuko nabonaga nyine nawe uri umuntu umusore umuntu ufite abana bane afite abana bane cyane wakuriye mu ruhu uriya se nese urashaka kuzabyara ukuri mani njyewe wanubwe kuvuga ngo ufite abana bane bro njyewe mfite abana bane n'umugore kuriye mu ruhu kwa navuga ngo umuntu yakuriye mu ruhu nk'ino uzaze gusura abana banjye harimo abakobwa bangaye baba wanjye harimo abakobwa babiri bafite imyaka ingahe abana banjye harimo umukobwa ufite imyaka 15 nzaza nari jazi simwete mukundana oya twahita tuba inshuti ukivuga ko twakundana se umukobwa wanjye nagakunda abahungu beza cyangwa abahungu beza mwega muba mufite abantu bandi bana ngize ngo wagufi oya wowe ufite abandi bakobwa benshi muteretana ku ruhande nicyo kibazo abanyamerika ariko n'abantu beje kutagashyiraho njyewe gase n'icyongereza nsigaye nyizi akuriya muhungu mwiza wamubonye ko nyine nanjye ndemubere ko mushatse kuvuga umuhungu mwiza wamubonye icyo ndusha n'inzobe sha n'ubwanwa nanjye nzabizana mwana n'ibyanga nzajya ngenda mutera ese kanyu nk'iyo utekereje ubona ari nk'intego ufite mu buzima bwawe kuzaba umukire ubona kugira ngo kandi ngashaka umugore mwiza yego utari nka Joyeuse ariko ukunda abakobwa nawe hoya njyewe nyine ese unavuga gute nyine kubera mba narakuze nababona banumva buri mukobwa wese twaba inshuti mwaba inshuti ukabigenza ute tukaba inshuti nyine twazakura umuntu yakuze reka ntamenya ngo bisa bikira iki ubwo si wirirwa bagufatana n'abakobwa ku ishuri mba nitonze maze ku ishuri n'ibyari bagufatanye n'umukobwa gusa wabonye ko nari natuje se njyewe nyine mba mbaho sinzi ukuntu umeze abantu utaziranye mba numva natuza ubona uko ngo nanone mwaragufatana n'umukobwa no hapi bazamumfatana ryari se kandi bitazabaho hapi rwose nyine ni inkuru ubwo bazamumfatana nako narakuze kanyo nakaye kantu se muri uyu mwaka wakoze ati shaka no kantu nanjye nkoze ndarengereye kantu aba nakoze nkavuga ko nengereye ni nkakayera ati nubwo nkakoze ariko kano kantu ni insazi kanomve nashatse nyine bampaye amafaranga yo kugura fone ndayarya babaguha angahe senkane urakunda shaho ega 50 ni menshi rega wibuka ko 50 ari hejuru nyine ariyo yongeraho bikagira ngo bizagere ku 100 bariyemo iki hari n'inshuti zanjye ku ishuri tuya nyine turakoresha turabyinira buri munyeshuri wese turamugurira nyoke twumvaga twizihiwe ngewe kanyuma sha nabyibutse nyuma ko yari ayafone ibibazo hanyuma Kanyusi rero harya umaze imyaka ingahe ukina comedy ni imyaka 4 imyaka 4 ukina comedy ukabona ko wenda bitangiye kugufasha sibyo fresh turi kugana ku musozo w'ikiganiro rero ariko mbere ko dusoza ikiganiro ndagira ngo sugambe ukoze ikiganiro kuri Big Town abakunzi ba Big Town rero hari n'abajyaga bakubona ko atakuri umuhungu uriya mwana bazamuzanye tukareba ibye none byanjye babibonye dore n'ibintu byaducanze kubona umwana nkawe kiri mutoya ngo ufite abakunzi barenze bangahe oke mpamvu mwana ngewe so nakubwiye gute nyine ngiye mba numva n'umukobwa wese mwiza twakunda ariko buriya we na Gasikiri ni umukuru ninde ngewe sure murusha imyaka 2 cyangwa 2 cyangwa ubwo sister we turangana Bonete nyine yitwa Bonete wateretaga mushiki we mungana asundi uri guteretana nawe wabaga ugamije iki ko twikundana nyine mwana nyine se mugakundana bikagenda bike nyine tukazabyarana kera mukazabyana ryari kera ubu ugera kubwira nzaje mfite gahunda ko byaba mfite imyaka 20 nese atuje ukazatanya guteta uje mu myaka kandi ugomba kubashaka hakiri kare ku buryo bamwe bakwanga ufite abandi bamwe bakwanga ufite abandi ngiye bazanyanga basi mfite undi oya uzatereta ugiye gushakana nibyo byiza ntabwo ujya wumva abantu bateretanye nkuri yasinze umupeti wase uriya umukinnyi w'umupira w'amaguru se bakundanye biga segonderi
paka baba bakuze bakabisezerana barakuze nanjye rero niko bizagenda. Iyo umuntu atangiye gukunda akiri muto hari igihe yisanga yagiye mu ngeso mbi. Nanjye ntabwo ari ukomeza mfite ubwenge. Mfite ubwenge? Aragiye nawe umenye iyo biva. Namenye ngo bisabishyira iki? Ushaka kwisanga bibaye gutyo ukisanga bigenze nabi. Buriya iyo umuntu afite ubwenge. Ako ngo ugize ibyago ugatera inda byagenda bite? Ntabwo byakunda. Ugize ibyago ugatera inda? Ntabwo byakunda. Ahita ushinga urugo. Baza umwana w'imyaka 14 gushinga urugo. Ariko numva ngo muri Amerika mani niyo wafite 11 ugatera inda mani mwashakana tu. Umwe ushaka cyangwa n'ubwumvikane. Ushatse umugore ashobora kumuhigira. Wakora iki? Ukujya njya mu kiyede. Cyangwa tukajya ko man none gushaka ukiri muto ntabwo byari fresh. Nyuma muzashaka mfite nka veni nyine tu. Ako nyine gukubona n'umuntu hakiri kare kugenda mumenyera nawe umenya ukameze niba ari umusazi niba ari ugitonda ukazamenya uburyo uzamujena mwarakuze. Nubyo nabyo akagombye kuri gutekereza akakanya. Amugore akamwasa ngo ufite umugore n'abana bandi. Umugore wawe nawe amuteresa warakuze. Njyewe? Njyewe umugore wanjye twakundanye hashize amezi 2 dukundanye. Amezi 2? Mukabyarana abana bane? Mfitanye abana 4 kabisa. Ako ni inkoko? Oya. Nuko ngo umugore wanjye tumaze amezi 2 dukundanye tukaba dufitanye abana 4. Mbere ko mukundana mwari mufitanye abana? Oya. Nsu ntabwo byumva. Nyine mumaze amezi 2 mukundanye. Kandi umuntu ubyarira amezi 9. None ubwo ngo inkoko nibyarira icyumweru. Inkoko iratera amagi kararira ubwo n'ibyumweru 2. Wowe namaje kukumvura umupagani. None se ubwo ngubwo Nasa amezi 2 ni gutaba by'abana. Yesu yavutse ati? Yesu yavutse ati? Yesu yavutse nyine nk'umwana usanzwe. Yavutse nk'umwana usanzwe. Ariko Mariya wa mugore yari isugi. Nanjye rero umugore wanjye abana banjye bose bavutse gutya. Mu mezi 2. Mu kwezi amezi 2 kose abana banjye bose ndabafite. Ubwo ni nkoko amutenda ahubwo yajya abana bakuru. Abana basanga afite n'ubwo. Kana ko mfite no myaka 15. Muzakundana nzagushyingira cyangwa uramukatiye aka kanya. Ako jango ndane nkoko wawe. Nukuri none se kambwire mu bana 4 imyaka 15 umumenye ni kwezi mukundanye amezi 2 nibwo mubyaranye muri amezi 2 basagira imyaka 15 wapi pe. Je connaissais pas. Ariko mbona nagure kubyumva neza isoko hitamo n'agafaransa ngo je connaissais pas. Okay, kanyu. Dusoze rero, sibyo? Dusoze dore buranayishe, sibyo? Gira ikintu ubwira abakunzi ba Big Town. Kiravuga nuko bareba iki kiganiro. Uzi gukora ikiganiro kikarebwa n'abantu 15 umwana. Yababaje cyane. Umuntu yatangiye ikiganiro agisoza. Kujya umuntu ajya views 15. Ari ibibazo. Ariko mujya mukina. Umuntu kubwanga akora subscribe 15. Mujya mukina comedy zikanga kureba. Kuri email imwe. Zikanga kurebwa man. Kasanga zifite 2,000 igihumbi bita. Yose akubise nawe okay. 10 ben. Aho kugasanga umuntu akizo igihumbi. Yagize views nyagira zingahe? Mwatwe. Okay views nya ni 2. Sirike. 2 okay 2 ngo twatwahiye cyane. Anga 3 nyine tu. Hani mamwati ako mubona boss wanya amafaranga ashora muri comedy yakuramo. Oya. Kandi rega ibintu byose umuntu bisaba gushora. Ubyo bintu bikwigisha iki rero? Inyigisha kuba umugabo. Iyo ubona kubona umuntu kuri inyuma akomeza nyine binyigisha kuba umugabo nanjye ninkora buriya nanjye nzashobora kera narakuze ku myaka yanjye okay harabura ingahe harabura nk'imyaka 4 cyangwa 5 nyine okay ni ine reka tubare gutyo. Ukango nawe uwumva ko n'uwo mugabo uzajya ubigenza gutyo na gutyo. Kandi mba numva njye ntazatera ikirenge mu cya papa. Ibyo ni byo kubyara abana. Udashaka gutera ikirenge mu cya papa wawe. Biravuna. Zikurera abana bareze 7. Ako papa uzi sogokuru se. Sogokuru niwe muntu ufite abana benshi kandi nyine yabashije kuba managinga bose. Ubundi ndebo ushaka kubyara abana benshi banze ukora ikofi. Kofi y'iki gihe urabona ikiboneka wowe. Urayihiga nyine niyo yabiri munsi y'umwobo ukayijyasanga. Yaga amafaranga asapfa kuboneka. Nuko wakibaza ngo nyiri ahantu nyine hose amafaranga yarayakuye. Yarahize wasanga ari wowe umuntu ari wa muntu acuruza wateraga ikiyede wa muntu. Atangiye kubona ikiri umwana bura bizaca. Igihe bizaca hari igihe bizangada. Okay.
n'ubundi twari turi gusoza maje wabasabye ngo barebe ikiganiro nta kindi kintu wabasaba se buriya ikindi kintu wasaba ni uko bajya badusupotinga nyine tu mu buzima bwa buri munsi kugira ngo umuntu agusapotinga yakubona ate ntavuga namba ufite nimero nimero zazitange rwose abana n'abakobwa beza bahise biyongera n'abakobwa beza se bajya banyandikira kuri social media ariko ukuntu inzobe cyangwa ukuntu ibikara cyangwa umwe nuko umukobwa mwiza cyangwa ari igikara ari inzobe we nawe asa nk'isafuriya cyangwa nka Sadio Mane abaye mwiza ate kandi asa nk'isafuriya se nyine ni okay uzise fata isafuriya ko kiriya gikara cyayo hari isafuriya y'umukara cyangwa urebe nk'iyetaripiye nyine ukuntu isa ariko nyine ari mwiza nuko uri inyuma ariko nyine ntabwo ari igikara cyane ariko ni mwiza ngo gutese wamwemera nako umuteresa yakwemera yabusanyangira bita kandi ndimvuga ariko nabona ukuntu ubona rero ko ukuntu umeze mfite n'amatoza nubwo nambaye ishati ya mama nako yambaye ishati ya mama yayishe bandi ntabwo ibona ntabwo urambaye akajipo ka mushiki wawe se nawe ngira nawe ugira kandi ufite bashiki bawe barindwi ako nta bose nta n'umwe tubana nta n'umwe twaba nta n'umwe twigeze tubanaho mbabona gutya nta kibazo urakoze cyane rero reka tugushimire ese nimero wowe kutatumye nyine nimero yawe rero 078 50 7429 078 50 7429 isomero ngo ashaka kuyandika yandika urumva nakandika namba yawe nuko bwango ndikuru yari mwiza mama usanga biki sawa wakoze Ongera yivuge. 078 50 7429